Murakaza neza kuri akumunsi. Uyu munsi twifuje kubagezaho akazi ko mu kigo cyitwa Rusumo Power Company Limited. Akaba ari ikigo gikorwa mu bihugu bitatu harimo leta ya Tanzania, u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi y'u Burundi cyangwa se Repubulika of Burundi. Akaba ari ibihugu bitatu rero iyi kampani ikoramo, ikaba yifuza gutanga akazi ku myanya ikurikira. Ni imyanya igera ku 9, harimo Corporate Social Responsibilities Officer, Work Safety and Health Officer, Environmental and Social Compliance Officer, Internal Auditor, Nurse, Procurement Officer and Admin Assistant. Admin Assistant bo bakenemo ni batatu. Ahangaha rero tukaba tugira ngo tubereke yuko ushaka kwapranga kuri ya myanya deadline ku itariki 25 z'ukwezi kwa 8 2022 imbere ya saa 11 ukohereza kuri izi mail muri kubona, ugakora copy no kuri izi email kugira ngo murabe biragaragara. Hanyuma tugiye kubereka ibikenewe kuri buri mwanya, ajya tugira ngo tubereke tunyuremo vuba ku mwanya biyo. Aha ni ku mwanya wa administration assistant bakeneyeho batatu. Tukababwira yuko rero qualification ikenewe ni kuba ufite degree in business administration cyangwa se related field ndetse na experience y'imyaka 5. Ubaye ibi byujuje rero wakwapranga kuri uno mwanya wa administration assistant. Ku mwanya wa kabiri ni umwanya ujyanye na procurement rero igisabwa kugira ngo wapranga kuri uyu mwanya twihuse cyane no kugomba kuba ufite bachelor degrees in procurement, warize business administration cyangwa se ibindi bifitanye isano nabyo, ndetse ufite na experience y'imyaka 8 kuba warakoze mu bijyanye na procurement. Ahangaha ngira ngo murimo murabibona cyane, ni ibintu bigaragara. Hanyuma ku mwanya wundi turi kugenda umwanya wa nurse. Ya murabona ko aha ari umwanya wa nurse. Tugendeye kuri responsibilities no kuba ufite diploma degree nursing ndetse na experience y'imyaka 8. Hanyuma ku mwanya ujyanye na internal auditors, ni kuri internal auditors ngira murabibona. Internal auditors tugiye kuri experience no kuba ufite bachelor degree in accounting, finance, business administration ndetse na experience y'imyaka 8. Ibi ni byo by'ingenzi. Ukeneye ibindi mwatwandikira muri comment tukabaha details zisumbuyeho. Hanyuma kundi mwanya ni umwanya ujyanye na workplace safety and health officers, cyangwa murimo murabibona. Hanyuma ibikeneye kuri uyu mwanya nibyo tugiye kurebera hamwe. No kuba ufite bachelor degree in occupational safety management, diploma in occupation health and safety mu kigo kizwi, ndetse ukaba ufite na experience y'imyaka 7. Nibyo by'ingenzi hano. Hanyuma dukomeje hirya kundi mwanya ni umwanya ujyanye na distribution corporate social responsibility officer, umwanya umwe. Hanyuma ibiba bikeneweho hano kugira ngo applying ni kuba ufite bachelor degree in business administration, community development, communication or public affairs mu kigo kizwi cya leta, ndetse ufite na experience y'imyaka 8. Iki ni ikigo cyihagazeho kandi gihemba neza, niyo mpamvu mubona hano kigenda cyaka experience iri ku rwego rwo hejuru. Hanyuma umwanya wa nyuma ni environmental and social compliance officer, bakenewe umuntu umwe. Hanyuma experience cyangwa se ibikenewe no kuba ufite bachelor degree in environmental engineering cyangwa se warize environmental management cyangwa se warize ibindi bifitanye isano nabyo na experience y'imyaka 10. Mukomeze rero mukurikire akumunsi. Tubibutse yuko deadline ku itariki 25 2022 mu kwezi kwa 8 imbere ya saa 11 ukohereza kuri nerisa.procurement@nibindi.org, ugakora na copy kuri nerkivacances@nibindi.org and copy kuri info@rusumo.rpcr.com.
Mail zawe zigomba kuba ziriho amazina yombi ndetse n'umwanya wa apurayinzeho. Abazaba bujuje ibyangombwa nibo bazahabagarwa kugira ngo bazabashe gukora ikizamini cyo kuvuga. Mukomeze rero mukore subscribe, turabakunda cyane. Ni kuri akumunsi.